Muraho neza bakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mukunda ibiganiro tubagezaho, ari nako mudutera ingabo mu bitugu. Muragahirwe muri gahunda zose mubamo. Ibiganiro byacu byibanda ku migani migufi n'insigamigani, aho twigiramo amateka, umuco ndetse n'imvugo rurangiranwa umuntu yakoresha aganira n'abandi. Ese ibi biganiro bigamije iki? Hari umuhanga witwa Pierre Duplessis wagize ati, amagambo arema isi zitandukanye. Amagambo umuntu akoresha ashobora kurema isi y'umunezero cyangwa se isi y'agahinda uwo baganira. Rero amagambo dukoresha niyo yatuma turemamo umuntu mwiza cyangwa se mubi, dukurikije n'ibyo twavuganye cyangwa se twaganiriye. Erega na Bibiliya ijya ibivuga, aho mu ntangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 3 handitse ngo, nuko Imana iravuga iti, nihabeho umucyo, umucyo ubaho. Imana yo rero yaremye ijuru n'isi ikoresheje amagambo. Ni mucyo rero tujye twigira byinshi muri ibi biganiro tubagezaho, duhungukira amagambo, duhungukira imigani ndetse n'imvugo umuntu yakoresha aganira n'abandi, ku buryo yabaremera isi nziza, akabengukwa kuba ari intiti cyangwa se umuntu uzi gushyenga cyangwa se umuntu uzi kuganira. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni karundura. Ni ikiganiro kigufi nabateguriye, gishingiye ku magambo meza umugabo yakoresha abwira umugore we, cyangwa se umusore abwira umukunzi bakundana, ku buryo nibura yamuremera cyangwa se akaba yamushyira mu isi nziza y'umunezero. Aha rero mbahaye ikaze kugira ngo abakenera aya magambo baje bayakoresha kugira ngo bareme isi nziza y'umunezero ko bakundana. Hari igihe umuntu ahura n'undi bagakundana, bakaba banarwubakana, cyangwa se bakaba batararushinga ariko nibura urukundo rwogeye. Aha rero ni byiza kugira ngo umusore cyangwa se umugabo bazajye bamenya kuganira. Hari igihe abantu bavuga ngo amafaranga ubu ngubu niyo asigaye ari urukundo ku bagabo, ariko burya si byo. Amafaranga ni kimwe muri byo byatuma urukundo ruryoha, ariko burya amagambo ni aya mbere. Umuntu ashobora kugira ati, ari nk'umugabo cyangwa se umusore, ushobora guhura n'umugore wawe cyangwa se umukobwa mukundana, aho mwicaye mu gacucu cyangwa se mu giti mwugamye izuba, cyangwa se mwibereye ku mpinga y'umusozi muraranganya amaso mureba ibyiza bitatse imisozi, ushobora kumubwira uti, nkuko utantetereje nkutereta, nzagutetesha ntitangiriye itama, mwiza wanjye ndora intege zikabinteja. Sinzigera nkwata urutoto, ahubwo nzaguhata urutoki, ukundi utengerane umubyimba wose, ari uko amata matemba itoto nshara yanjye nkunda. Humura rwose nyange yera nk'ikivuka, urukundo wampaye narusasiye ingata mu ndiba y'umutima wanjye. Nzagukunda byiteka, imitaga itazima izuba. Ayo magambo yakoresheje rwose yakongera urukundo cyangwa se akagira atya akarunga urukundo mufitanye. Kururunga rero bituma byarushaho kugira ngo bibe byiza ku mubano wanyu mufitanye. Ni aha ngaha nsoreje iki kiganiro cy'uyu munsi. Ntabwo nari mperutse bitewe n'uburwayi nari nagize, ariko ndizera ko mwihanganye.
kuba ntari mperutse kubagezaho ikiganiro kijyanye n'imigani cyangwa se insigamigani. Murumva rero ko ngarukanye imbaraga ndetse n'imbaduko mbagezaho amagambo meza cyangwa se amagambo rurangiranwa umuntu yakoresha aganira n'uwo bakundana cyangwa se aganira na mugenzi we mu buryo bwiza kugira ngo amuremere isi y'umunezero. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mukomeze kugira amahoro n'amahore, ndetse mugire amagara n'amagana. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.